Banyarwandakazi, ibi byo noneho ndabihera abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bakomeje gucika ururondogoro by'umwihariko bibaza cyane icyaba cyihishe inyuma y'umubano wa Rocky ndetse na Shaddyboo, nyuma y'uko Shaddyboo agize gutya mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga ze agatangaza amagambo akomeye agira ati ndaje noneho mumvire mu nzira unyitambika afite ibibazo. Rocky arihe? We nizeye neza wasobanuriye series y'umwamikazi Mother of Africa. Rocky Kimomo uratakaramo, yes or no? Mu gihe kidatinze rero ubutumwa Rocky nawe bwamugezeho arangije abukorera repost ndetse ajya no muri commentaire aramusubiza agira ati reka nze nkwereke utuntu twikorera Queen Shaddyboo. Ibi ngibi rero bikimara kuba abantu benshi muri commentaire babugurutseho cyane bavuga ibintu byinshi bitandukanye kuko bibaye hashize iminsi igera kuri 4 bibaye bivuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko kuri ubu niho bisa nk'ibyongeye kugaruka cyane ndetse n'abantu benshi cyane bari bamaze iminsi biha Shaddyboo bavuga bati wowe ibyo horamo ni ibintu byo kuvuga ngo ndagarutse ariko ntago ujya ugarutse kuko ngo tukubone, kubera ko kuva uyu mwaka wa 2026 watangira Shaddyboo yatangiranye nawe avuga ko agarutse ariko kugeza muri uku kwezi kwa gatanu turimo turatangira rwose biracyagoranye cyane. Rero ndagira ngo tubirebere hamwe akantu ku kandi nta kintu kimwe dusimbutse. Ngo wayikaze kuri ADMOUNT New. Yes, ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije kugubwa neza impande zose uherereyemo, waba uri mu Rwanda hanze yarwo aho uherereye hose ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri ADMOUNT New. Ndabizi ko dukora byinshi bitandukanye, rero ndakwifuriza ngo ibyo ukora Imana ikomeze kugenda ibiguheramo umugisha cyane. Rero kuba wahisemo no kubana natwe nabyo ni by'agaciro. Niba bwa mbere ugeze hano ibyo tuganira n'amakuru abakomeje kugenda ashishikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ibintu bikomeje kugenda bivugisha abantu benshi umunsi ku wundi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, ariko tukibanda cyane muri showbiz nyine uko ibintu biba bigiye bihagaze. Hanyuma rero icyo ngira ngo tuganireho aka kanya nimwe mu nkuru imaze iminsi iri kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngira ngo mwarabibonye ubwo abantu batangiye bavuga kuri Shaddyboo, ngira ngo mwagiye mubibona kenshi bavuga bati Shaddyboo igihe watangiye uyu mwaka 2026 tuvuga ati uragarutse bati byahereye he. Mbere yuko ngira ngo mbyinjiremo neza akantu ku kandi rero ndetse no kugira ngo ngire kuri ari amagambo yatangaje agaragaza ko agiye kuba yashyira hanze icyo nakwita kari filime cyangwa se ni filime ikomeye nk'uko yabyitangarije yabitangaje icyo gihe bikavugisha benshi, usibye ko ubu ngubu mbona abantu bakomeje gusanga babishidikanyaho batari kubyizera neza. Ndagira ngo mbanze mvuge iki kintu mbere na mbere. Shaddyboo ndetse na Rocky aba bombi ni abantu baba muri showbiz cyane ndetse binagaragara ko bafite igikundiro gikomeye cyane ku buryo baramutse bahuje imbaraga bakora ikintu cya danger cyahatari cyane. Kubera ko rero Shaddyboo yaje kera muri showbiz hano mu Rwanda mu gihugu cyacu, kugira ngo muramuzi cyane. Hari abajene benshi ubu ngubu bafite mu myaka za 22 n'itatu gutyo nyine bagiye bumva Shaddyboo bakiri batoya ndetse n'ubu ngubu bakaba bakimwumva. Shaddyboo rero ni umwe mu bantu baje muri showbiz nyarwanda kera kuko ngiye namumenye cyane za 2017 niho natangiye kumubona cyane no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse n'ubu ngubu nyine yaragikomeje kuba hiti cyane. Yarahitinze rero aza kugera nk'igihe runaka arekera kuvugwa cyane kuri social media kubera ko haba haza abantu benshi cyane, kandi urumva ko mu gihe cya mbere nyine abantu kuri social media bari bakeya ntago bari benshi cyane. Icyo gihe Shaddyboo bitewe nuko yaje mbere yarafite n'abafollowers benshi, abantu mukurikira cyane by'umwihariko kuri Instagram. Niwe muntu wa mbere muri showbiz wujuje abamukurikira bagera kuri miliyoni bwa mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abandi bose bagiye bageza ku bakurikira bagera kuri miliyoni nyuma yuko Shaddyboo yari yaraciye ako gahigo. Ikindi kandi Shaddyboo ni umwe mu bantu baciye uduhigo dukomeye cyane nko guhura na David ndetse bagasabana cyane, tutibagiwe na Diamond Platnumz. Babayeho n'inshuti cyane rwose bikanavugisha benshi cyane muri showbiz nyarwanda. Ngira ngo mu myaka yatambutse byagiye bivugwa cyane. Rero kuba umuntu yaza akabanza kitereka akavuga ngo Shaddyboo ngo yarazimye ngo byagenze gutya na gutya, uko byagenda kose fa kuba warakoze ibintu bya danger, ni umwe mu bantu bashyize itafari rikomeye muri showbiz yacu. Tujye tumwubahira icyo ngicyo ndetse turamushimire cyane kuko hari abana benshi bagiye bisobanukirwa ndetse bakagenda babasha kubyaza n'umusaruro izi mbuga nkoranyambaga babikesha uyu nguyu Mbabazi Shadia wamamaye cyane nka Shaddyboo bitewe nuko nyine bamubonaga nawe ku mbuga nkoranyambaga nyine akagenda abinfluencinga niko nabivuga. Hanyuma rero n'abandi bakagenda bazamuka muri ubwo buryo. Rero twagiye tubona abandi bakobwa benshi
bagiye baza ku mbuga nkoranyambaga nabo bagira igikundiro gikomeye ariko baza nyuma ya Shaddyboo. Ntekereza neza ko rero Shaddyboo ari umwe mu bantu bagiye babacira inzira kandi ikomeye cyane. Shaddyboo rero ntabwo nareka kuvuga ko yakoze ibintu bikomeye cyane nubwo aka kanya atari kuvugwa cyane muri showbiz, atari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko yarakoze bya hatari. Rero ejo bundi hashize iminsi igera kuri 4 gusa Shaddyboo yagize gutya aza ku mbuga nkoranyambaga ze, by'umwihariko ndibanda kuri Instagram niyo afite abamukurikira benshi, hanyuma atangaza amagambo akomeye ariyo nagarutseho bwa mbere, ariho yavugaga ko rero ngo agiye kuba yakora filime ikomeye cyane, ndetse akanavuga ko uwitwa Rocky Kimomo ariyo muntu uzaza nyine akaba abiri inyuma cyane ku bijyanye n'iyi filime. Nabonye abantu benshi cyane rero muri komanteri babigaruka bavuga bati ibi bintu ntabwo kubera iki se yahisemo Rocky, kuki atavuga ya Giti, kubera icyo atavuze Sankara da Premier, kuki atavuze Bagaheza ndetse n'abandi bose bakora mu bijyanye na filime, hanyuma akibanda kuri Rocky. Mu gihe bamwe bo banavuga bati uko byagenda kose buriya azi impamvu yamuvuze, buriya bafite uko babipanganye, ndetse na Rocky nawe ntabwo yigeze abihakana, ndetse muri komanteri nyine yabonye ko bigaragaza nk'umuntu ufitanye gahunda kandi ya hatari, gahunda ikomeye. Bamwe rero nabonye babyishimiye, ariko abandi mbona bavuga bati we Shaddyboo byawe nuguhora muri uragarutse ese uzagaruka kugeza ryari? Shaddyboo mu minsi ishize nibwo yageze gutangaza ko turi mu ntangiriro z'uyu mwaka, nibwo yatangaje ko umwaka wa 2025 utamubereye mwiza, ngo bitewe n'ubuzima. Urumva nyine ashobora kuba yarahuye n'uburwayi, kuko hari nimwe muri video yigeze gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, yarananutse cyane. Icyo gihe bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati musengere Shaddyboo yoroherwe, ntabwo amerewe neza. Icyo gihe rero nawe yabigarutseho cyane, adashimira n'abana be cyane by'umwihariko, avuga ko bamubaye hafi, nubwo ari mama wabo ariko bamubaye hafi nabo bakamwereka urukundo rudasanzwe mu gihe yari atameze neza. Rero nyuma yuko ameze neza nyine yabitangaje turi gutangira uyu mwaka, avuga ko yigarukiye mu tuntu twe, utwo tuntu nyine twamumenyeyemo ibintu bidasanzwe, gukora ibintu bya hatari cyane ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero ngo abantu baramutegereza baza guheba, nibwo ejo bundi rero yaje kugira gutya akabategurira iyi filime yateguje, avuga ko agiye gushyira hanze. Nubwo bamwe ndi kumva bavuga bati ashobora kuba yarikiniraga, ariko twebwe icyo tugomba gufata ni ibyo nyir'ubwite yatubwiye. Rero bimwe mu byitezwe muri iyi seri ya Shaddyboo ngo nuko izaba igaragaza umugore w'umunyembaraga, ngo kandi kazaba ari seri idasanzwe. Nanjye ubwo rero nyitegerezanyije amatsiko menshi, akaba yarayise rero ngo Queen of the Comeback, kubera ko rero nyine yatangiye avuga ko aragarutse, dore ko nagiye mbona n'abanyarwenya benshi batandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda babigaruka bavuga bati Shaddyboo no ukwirirwa ngo muri amubaka. Rero yateguje seri ngo izaba yitwa Queen of the Comeback, ndetse rero ubwo nyine akazaba yifatanyije na Rocky Kimomo, cyangwa se Rocky Kimomo akazaba ayiri inyuma. Niba azayisobanura, niba azayikorera iki, ntabwo tubizi. Ubwo nyine ni ugutegereza tukazareba icyo baduhishiye. Gusa icyo kwibazwa ni kimwe kuri iyi nshuro, Shaddyboo ni umwe mu bantu batangiye umwaka bavuga bati aragarutse, dore ko bamwe batangiye no kuba bamutakariza icyizere. Wowe ukurikije uko ubibona, cyangwa se niba umufana ndetse unamukurikira, urabona wowe iyi seri ihari cyangwa ni ibikabyo? Gusa ariko icyiza ibaye ihari byaba ari ibintu bya danje, byaba ari ibintu bidasanzwe, byaba ari ibintu bikomeye cyane. Rero ubwo ngubwo igisabwa ni ugutegereza tukareba ngo ni iki kiri inyuma y'ibi ngibi bikomeje gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Hanyuma rero iby'umubano we na Rocky nyine ubwo nako kazi kabo ko gukora iyo filime ndetse no kuyitunganya ubundi bakayereka abantu. Ngaye nguko rero nibyo ngibyo, reka ngushimire cyane wafashe umwanya ukabana nanjye kuva dutangiye iyi video kugera kuri uyu munota. Ni iby'agaciro gakomeye, ni ibintu bidasanzwe cyane. Komeza ubane natwe kandi ushyigikire showbiz nyarwanda kugira ngo tuyishyireho itafari igira hiva ndetse nahigana. Ndagushimiye cyane, nuko ibyo dukora rero ntugende udakanze kuri subscribe. Hanyuma reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao, Imana ibarinde.